Haleluya. Oya, haleluya. Ko mwagize umutima mubi. Haleluya. Akoze cyane. Turanezerewe muri uyu mwanya mwiza. Dushimira Imana yatubaye hafi kuva kare kugeza aya masaha tukiri mu biganza by'Imana. Imana yacu habwa icyubahiro. Se ni bande banezerewe. Imana ihabwa icyubahiro. Twiyongereyeho amasaha menshi cyane. Turashimira abadufashije kuva kare. Turashimira korali himbaje Imana, bashimira Imana, najye mfatanije namwe gushima. Imana yacu habwa icyubahiro. Kanongera nshimira Imana abashyitsi banyuranye Imana yaduhaye. Tubakiriye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri turabishimiye cyane. Mugiye kunyemerera kuko hano iwanyiremera turi kumwe n'abantu b'abayobozi b'itorero tubara mu rwego rwa pasiteri. Nge rero kuza kubwiriza hano iwanyu ndi Floride gusa muri hangana. Ngo mbere yuko mbwiriza manze nsabe. Uyu munsi ntago ndi bubwirize, nzaba mbwiriza turacyari kumwe icyumweru gitaha. Uyu munsi nifuje ko tuganira. Muranyemereye? Oh, muranyemereye. Mva munguye muri mudu nka +100. Ariya numvaga uyu munsi turi buganire, none ndabona munganiriza mutabishaka. Ababwiriza murabafite benshi batandukanye hano, abayobozi bose niho baza. Nge sinkeneye kubwiriza kuko ababwiriza mu bafite. Mwanyemerera tukaganira? Abanyemereza muri kiganza. None iyo abantu baganira havuga umwe, bivuze ngo bose basangira amagambo. Twatangiye ikiganiro cyacu sakwe sakwe. Ntago muri mudu sakwe sakwe. Twavamo umwe twashyira agatoke. Murabaswa rwose mu gusakuza. Reka nongere sakwe sakwe. Twavamo umwe twashyira. Doruru umuswa wowe zamuri kiganza. Yego shiti yanje hagati riya mujiya. Ibyabajiya wabivuyemo. Yes. Aratubwiye ngo ishyiga ry'inyuma nicyo abumva aricyo. Abumva atari cyo zamura atari cyo. Reka nibarize bariya mwe murumva twasubiza ngo iki? Ishyiga muti ishyiga mwese nicyo mwe murasubiza. Undi yego ngo Yesu Kristo biriya nibyo turimo ra. Uriya yasigajwe inyuma yihangana. Akaze cyane. Ni iki mama? Ishyiga ry'inyuma ndagira ngo kirarangiye ko nta bansubije amashiga. Murabahanga cyane. Imana ibahumugisha cyane. Munyemerere dutekereze. Abansubije benshi berekanye ko ari ishyiga ry'inyuma. Ndagira ngo mbabaze iry'impande ryo barikuyeho twateka. Ubwo igisubizo ni ikihe? Umva disi babaswa barazamutse. Ingorata nyibwirire mami. Ni ishyiga. Abari gusubiza ngo ni amashiga bigaragara ko mutazi kumva igisakuzo. Umva igisakuzo uko cyitwa sakwe sakwe. Sakwe sakwe. Twavamo umwe twashyira. Ubwo twahita dusubiza ngo amashyiga se? Kibazo waba utumvise igisakuzo. Igisubizo cyahuranije ni iki? Ni ishyiga iryari ryo ryose. Ndashima Imana kareba umunyarwanda gasanga ukuntu Imana yamuhaye ubwenge bw'indengakamere cyane. Abantu b'abanyarwanda ba kera batangije uyu mushinga wo guteka hakoreshejwe amashiga. Murabibuka ko bakoreshaga amabuye. Uko iminsi iza rero haza iterambere ry'ibirenza amashyiga y'amabuye. Ariko icyo natangariye ababihimba bose biga bashiraho ikoranabuhanga bose bigana umunyarwanda wa kera. Yego wakoze imbabura yashizeho amashyiga ngahe? Ndapfuye. Imbabura ifite amashyiga ngahe? Gaze. Ibindi ntazi mufite. N'ibindi ntazi mufite.
bose njya ndeba nkahegera ngasanga hanateyeho amashyiga ngahe 3. Umunyarwanda n'umuhanga, muramugaye, muramwemeye, muhanga cyane, afite ubwenge yibitsemo budasanzwe cyane. Ndagira ngo mugarure ibitekerezo byacu, shimira Imana igisubizo mwatanze cy'igisakuzo cyacu. Ndagira ngo munyemerere twigarukire duhuza n'isomo ryacu muvandimwe yacu yadusomeye, Zaburi 11. Mufate Bibiliya zanyu, umurongo waho wa 3. Niba imfatiro zishenwe umukiranutsi ko mwabivuyemo yakora iki? Imfatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Zaburi 11 umurongo wa 3. Nicyo kibazo tugiye kugenda tuganiraho kuko twabonye ko tutari bubwirize. Ndagira ngo manze twinjira mu kigwa cyacu ndeba niba mubirimo. Ndagira ngo mbaze, iyo bavuze imfatiro mu kindi kinyarwanda mwakumva iki? Wakoze cyane. Iki ntago munyumva. Iyo bavuze imfatiro bavuze ngo iki? Iyo bubaka inzu bahera ku iki? Fondasiyo, bagakomeza icyo hagati bakazamura bagenza bate? Basakara. Ndabaza ikibazo kugira ngo mwinjire mu kigwa cyacu mwumve icyo tuganira. Nibi ifondasiyo ishenwe inzu yasigara? Ko mutansubiza yasigara? Imfatiro zishenwe none umukiranutsi ko mutabyumva? Bivuge mu cyongereza niho murabishobora. Imfatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Ibaze, yakora iki? Dukora iki? Itangiriro igice cya 1. Munyemerere banze mbabwire ibyo tugiye kuganira mu Itangiriro igice cya 1. Ngira ngo mwebwe mwegereye ikoranabuhanga cyane, ngira ngo mwamaze kubona ko dufite ikibazo gikomeye kuri iyi Bibiliya mfite. Abegereye ikoranabuhanga mubikurikiranira hafi ku isi, ngira ngo mwamaze kubona ko Bibiliya yateje ikibazo. Ubu tuvugana muzi ko hamaze guteganwa inyigo yo gusohora Bibiliya idafite ibice 3 bibanza byo muri Bibiliya. Ngira ngo muzi ko igitabo cya mbere cy'Itangiriro igice cya 1, Itangiriro igice cya 2, Itangiriro igice cya 3 ubu yateje ikibazo mu mpaka z'abahanga mu bya Bibiliya. None ubu turavugana bamaze guhamanya no gusoza inama zabyo ko bifuza gusohora Bibiliya idafite Itangiriro igice cya 1, Itangiriro igice cya 2 n'Itangiriro igice cya 3. Nanjye Florida mu myaka yose nzaba Imana ikintije ubuzima, icya 2 ikampi ubwira bwayo ngo mbwirize, nanjye mu buzima bwanje untega amatwi wese arabizi, nzaje mbwiriza ibi bice byombi uko ari 3. Impamvu yabyo, igihe azasohoka Bibiliya zitabigira mu mitima y'ababyakiriye, bizaba birimo mu izina rya Yesu. Nguyu murongo muto tugiye kuganiraho muri uyu mwanya, niganiriza mwebwe Itangiriro igice cya 1, Itangiriro igice cya 2, Itangiriro igice cya 3. Twagiye ishyiga rya mbere, Itangiriro igice cya 1 26. Tugendane. Ishyiga rya mbere, Itangiriro igice cya 1 murongo wa 26. Mubirimo? Nta kajwi mubirimo? Wakoze cyane. Mwanyemerera ngasoma. Haranditse haca hati, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose n'amatungo yose n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko Imana oya mubivuze gake niko yabaremye. Umurongo wa 28. Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo. Siko muri gusoma? Yego, ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana yacabwa icyubahiro. Imana yacabwa icyubahiro.
urufatiro rwa mbere cyangwa ishyiga. Reka mbivane mu rufatiro twigarukire ku mashyiga tudata igisakuzo cyacu. Ishyiga rya mbere mwaribonye ko mutansubiza? Mwaribonye? Ni iki buriya ko mubivuyemo? Ni iki inshuti zanjye? Umuryango. Iyo tuvuze umuryango tuvuze abantu batatu. Tuvuze umugabo, komeza, umugore, tuvuzemo n'iki? N'abana. Mubonye ko hari umugambi w'Imana. Iri ni ishyiga rya mbere. Muranyemerera ngende ku ishyiga rya kabiri. Ndaza gutanga ubusobanuro mu kanya karaza. Itangiriro kabiri. Itangiriro igice cya kabiri. Itangiriro igice cya kabiri, nishaka ndagarukira mu cya kabiri gusa. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere. Ni ahantu havuga ngo Imana yeza umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ari Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze ingana iki yose. Ishyiga rya kabiri, noneho ndumiwe. Ishyiga rya kabiri ko mutabirimo iki yemwe? Isabato. Ishyiga rya mbere twabonye ko ari iki? Ishyiga rya kabiri isabato. Ishyiga rya gatatu Itangiriro 2:15. Ishyiga rya gatatu 15. Ndasoma amagambo akurikira. Uwiteka Imana ijana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri ingobyi uzaje urya imbuto zacyo kushaka. 17. Ariko igiti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho, munsomera ibikurikiyeho, no gupfa uzagenza ute? Uzapfa. Ishyiga rya kangahe ngezeho? Rya gatatu. Ndagira ngo iri shyiga rya gatatu ntabwo nzi ko mu bwenge bwanyu rihise riza, ariko murifashisha igitabo dufite cyitwa Jambere. Mu gitabo cyitwa Jambere basobanuye ko iri shyiga rya gatatu ari kimwe mu 10. Baranditse baravuga ngo nimusoma mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe, muziko ndi kubahatiriza kugikunda cyane no kumenya amateka yacyo, muzasangamo ko amatorero 7 yose kuva ku itorero ryitwa Efeso kugeza kuri Laodikiya, ayo matorero yose uko nyavuga nta torero na rimwe basabye gutanga kimwe mu 10. Ahubwo muhereye kuri Efeso muzasanga ko basangiraga ibyabo byose. Ni gute Laodikiya iheruka yagarutse kongera gusaba gutanga kimwe mu 10? Igisubizo, Adamu wa mbere yatsindiwe muri Edeni, Adamu heruka niho azagenza ate? Niho azatsindira. Ngaya amashyiga 3 nifuza ko tuzirikana. Ikibazo mfite mu kibwirizo cy'uyu munsi ni ikihe? Igihe ngiye kwinjira muri iri somo turi buganire, ikibazo gihangayitse mfite ngiki. Ibi bice byose mubonye mbahaye, Itangiriro igice cya mbere, Itangiriro igice cya kabiri, murabona ko ari ibice byabayeho mbere y'icyaha. Mbere s'abantu b'inyuma baranyumva, kandebe ko banyumva neza. Aho nicaye hagati kare numvaga mikoro ivuga neza. Mwese muranyumva? Nta nakajwi ndi kumva. Muranyumva? Bakoze cyane. Ngira ngo mbere y'icyaha biragoye kubwiriza ngewe Florida ndi nyuma aho yo gucumura kwa Adamu. Ikibazo ndahura nacyo ni ikihe? Mbese ubu nitwinjira mu muryango wa wundi ugizwe n'umugabo n'umugore, ubu muri literano mfite dufitemo imiryango igizwe n'abagabo n'abana hatarimo umugore? Ko nta gisubizo mbonye. Irahari? Ndabona nta menya ntumvikana. Irahari. Mbese dufite imiryango igizwe n'abamama n'abana, abagabo ntabahari? Irahari nayo. Mbese dushobora kubona imiryango igizwe n'umugabo n'umugore babuze urubyaro? Irahari nayo. Mbese dushobora kubona imiryango y'abana batagira ababyeyi? Nayo irahari. Igisubizo ndabaha ni kimwe, mu isi mugira umubabaro, muhumure Yesu yaranesheje. Nyabuna muhumure Yesu yaranesheje. Nta mpamvu yo gutuma kuba ufite icyo kibazo bitari gutume tugendana ngo usigazwe inyuma n'ibyo byakubayeho.
nimusoma mu gitabo cyitwa Ibyahishuriwe 21 umurongo wa 4 haranditse hati Imana izahanagura amarira yose hehe ku maso. Musaza wanje mwene data, nibiryo somo ryo mu Byahishuriwe ryerekana ko Imana izahanagura amarira, ubwo azaba yararizwe ko mutanyikiririje, azaba yararizwe. Komeza urire, ariko igihe gikwiriye nikigera Imana yacu izahanagura amarira ku maso. Yesu aguhumurize. Zaburi ya 30 umurongo wa 6 B y'umurongo wa 6. Zaburi ya 30 B y'umurongo wa 6, ntuhere kuri A, B haranditse hati ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zizavuga. Impundu zizavuga. Nubwo kurira kuriho, gira ibyiringiro uturize mu Mana, igihe gikwiriye nikigera impundu zizavuga. Igihe ugitegereje izo mpundu, turiza mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu. Twagendana ko mutambwira turi kumwe, tugendane. Cya kiganiro cyacu mwagiciye, turi kumwe. Wakoze cyane. Reka nigarukire ku rufatiro rwa mbere, tugenda twiga akantu gato cyane. Ndagira ngo nigarukire ku ishyiga rya mbere, umuryango. Basaza banje bene data, niba hari ikintu Satani yarwanije akaba afite icyo bititindo, nibisomo ryacu muri kurisirikana simbizi, niba imfatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Afashe itindo ariho arasenya, ahereye muri fondasiyo, ahereye mu mizi. Ishyiga rya mbere cyangwa urufatiro rwa mbere rw'umuryango, Satani yabigizemo uruhari cyane. Ndagira ngo mbiganire uburyo burenze bune yashoboye gusenyamo imiryango. Mugane wa mbere na urangije. Mubonye ko kugira ngo umuryango ugubwe neza, turirimbane ya ndirimbo twatangije 194, imuhira hahirwa hari mwabivuyemo, hari n'ivundi rya nezeza, hari isi yose irishima, iwacu hari iki? Hari urukundo. Umugane wa mbere Satani yabujije uyu muryango kugira amahoro yahereyehe. Mbanje mbereka ya miryango yabuze abo bafatanya gusohoza uru rukundo gute. Nimusoma mu Itangiriro 3 munasanga umugore amaze gucumura baramubwiye ngo kwifuza ko umugore kugomba guhererezwa kuki? Ku mugabo we. None fata wa mubyeyi uwo kwifuzwa kwe kwamaze guhereraho atagihari, arahangayitse ko mutansubiza, arahangayitse. Wa munezero arawugira, ari kugira aho ugarukira. Umugane wa kabiri, niba mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 28 bavuze ngo babyare bororoke bagenze bate buzure isi, none yabuze n'uwahamagara. Afite ikibazo cyangwa ntigihari? Izo ni inzira nke Satani yanyuzemo ngo avutse abantu umunezero w'umuryango, ariko ibyiringiro mbafitiye azatsindwa mu izina rya Yesu. Nasomye mu gitabo cyo kugana Yesu, mwese muragifite, amagambo nasomye mavuga ngo abantu bose babujije umuryango kubaho, bagafata abagabo bakabica, abagore bakisigarana, bagafata abagabo bakabica, bagafata abagore bakabica, ngo bakabuza umuryango kubaho. Baba baritwaje idini, abo bose bazisobanura imbere y'iki? Y'Imana. Kubera iki? Nimusoma mu gitabo dufite cyitwa Inama zigigwa itorero, muzasanga umuryango witwa ijuru ritoya. Bivuze ngo tuzava muri iri juru ritoya turimukira mu ijuru rinini. Bivuze iki rero basore nshuti nkunda? Ibi bivuze iki? Bivuze ko iyo twutangije umuryango neza bihwanye no kuzabona ijuru. Ikinyuranyo cy'ibyo, iyo dukoze umuryango mubi bihwanye na Gehenomu. Bivuze iki? Nta muntu n'umwe uri muri amateraniro wagira icyizere ko yaburiye amahoro mu muryango ngo yibwire ngo bizamworohera kubona ijuru. Kubera iki? Iyo tuvuga umuryango ni ikintu abantu boroshya cyane, bakagira ngo mbese ni ikintu kiri aho gito cyane. Ndagira ngo mbabwire ko umuryango niwo ufasha ubuzima bw'abantu bose. Bivuze iki rero? Imana nsenga ibaha imiryango myiza, ibaha imiryango myiza, ibamara umubabaro.
uwo ni umugabane wa mbere satani yahereyeho. Umugabane ukomeye wa kabiri, Abaroma igice cya mbere. Urambura Bibiliya ndikubereka uko afashe itinda asenya. Abaroma igice cya mbere ndasoma pere ku murongo wa 18. Umugabane wa kabiri, satani abona bya bindi byo kubura amahoro ntibihagije, ategura pura y'ubugome mu Baroma igice cya mbere murongo wa 18. Nimuhagera murambwira. Harabahageze? Ntago muri kunganiriza mwabivuyemo. Harabahageze? Wakoze cyane. Abaroma igice cya mbere murongo wa 18. Ni amagambo avuga ngo ubuhenebere, ngaho muvuge numve, bwatewe no kwimura iki yemwe? Imana. Ubu tugeze mu gihe abantu bamaze kwimura Imana bagera ku buhenebere butabaho cyane. Nubuhe? Mwanyemera ngasoma? Mwabivuyemo. Mwanyemera ngasoma 18. Pardon. Haranditse harya hati umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru. Niko ndi gusoma. Kandi uyu mujinya ubyukijwe n'ubugome no gukiranirwa by'abantu byose, kuko icyagaragaye cyane nuko bashikamiza ukuri ku gukiranirwa kwa. Nukuvuga ngo bahagurukira gukiranuka kukarwanwa, gukiranirwa akaba ariko gushirwa hejuru. Niba ari cyo Kinyarwanda mwacyumvise simbizi. 19. Kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana akaba ari yahishuriye ubwo bwenge bwayo, kuko ibitaboneka byayo nibwo bubasha bwayo buhoraho, n'ubumana bwayo byose bikagaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, kandi byose bigaragazwa n'ibyo Imana yaremye. Icyatumye Imana ibigaragaza ku isi yose kwari kugira ngo hatagira umuntu wo ku isi uzagira ikintu na kimwe reka mabwire uyu murongo manza munyumve neza. Sa turacyari kumwe? Oya mwabivuyemo. Turi kumwe nshuti zanjye. Reka mbabwire icyo Imana yakoze ku isi. Dufite abantu bafata imirongo ya Bibiliya ntibayemere. Iyo mirongo mutemera yo muri Bibiliya, ibyo bintu bikorwa Imana izabinyuza imbere y'amaso yacu. Ibyo tutemera byo muri Bibiliya, aho tugenda hose tuzaba tubirebesha iki yemwe? Amaso. Reka mbereke ntarakomeza. Imirongo ya Bibiliya kuko itemerwa, abantu batigeze benshi batazasoma kiriya gice cy'Abaroma cya mbere, Imana aha hasi ku yasi yabishizeho. Yashizeho iki? Kamisome muri Bibiliya murambwirana ibiwanyu bitahaba. Kangera ku murongo ukurikiyeho wa 20 na kangahe? Nta nubwo mubirimo 21. Wakoze cyane. Kuko ubwo banze kumenya Imana ntibayubahirije nk'Imana, haba no kuyishima, ahubwo bahinduka bibwira bitagira umumaro, maze imitima yabo y'icyo bari gusoma y'imirimarima icuriki yemwe umwijima. Kibazo gikomeye ni kihe? Biyise abanyabwenge maze bahinduka iki? Abapfu. Maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhinduza ibishushanyo by'abantu bapfa. 24. Icyo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabirutisha Imana rurema. Aho gushima Imana bagashima ibyaremwe. Ni ikibazo gikomeye. Kangera ku murongo wa 26. Icyo nicyo cyatumye Imana ibareka cyatumye Imana ibarekera ibyonona, bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'uburyo Imana yaremye. Kandi n'abagabo nuko bareka kugira abagore babo iby'imibiri yabo yaremewe, maze bashushwa no kurarikirana. Abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Reka mbabaze, udasomye muri Bibiliya ibi ndi kuvuga ku isi birahari? Bizaza cyangwa birahari? Muranyihanganira ko ntari umupolitisiye, ngewe niyemeje kwikorera Imana gusa, ndi umukozi w'Imana, nta bindi mvanzemo. Ariko nubwo ntari ukurikirana ibyo bintu cyane, hako hari ikintu kimwe nabonye mu mwaka wa 2001. Mu mwaka wa 2001 hari mu kwezi kwa 8, umuvandimwe wacu perezida wa Amerika witwa Obama,
ngira ngo abatabizi mu bintu byatumye atorerwa manda ya kabiri, sinari mpari ariko ndabigenekereza. Ndagira ngo mbatangarize ibintu bibiri by'intashyikirwa yakoze isi yari yarananiwe. Icyambere, muzi ko uyu muvandimwe ari we wasinyiye itegeko ry'icyumweru aho risimbura isabato. Niwe wabishize ku mugaragaro, bose bagenza bate babireba. Uwo mwaka wa 2001 niwe wasinyiye nanone itegeko mu mategeko ayobora igihugu cyabo cya Amerika yemeza ko hashobora kubana abantu badahuje ikiyemwe ibitsina kandi bagashyingiranwa byemerewe n'ikiyemwe n'amategeko. Bizaba cyangwa byarabaye? Ndabona mutanyitayeho. Bizaba cyangwa byarabaye? Byarabaye cyane. Ngira ngo n'uwo mu president washoboye kubyanzura akabishira hose babireba. Hagana mu mwaka wa 2001 hari mu kwezi kwa 8 itariki niyo ntashoboye kuzirikana, nibwo bwa mbere nabonye kuri televiziyo Amerika ifite umunezero ntigeze nyibona n'igihe cyose nyireba. Ababyibuka uyu munsi mu kwa 8 niho bashingiranije imiryango 600 y'abantu bari basanzwe babana mu ibanga. Uwo munsi bari bagiye ku karubanda, bagiye kubana byemewe n'ikiyemwe n'amategeko. Ababikurikiranye icyo gihe niba mwarabibonye, mwabonye ko bacishijeho amakupure y'abagabo n'abagabo, abagore n'abagore. Icyo gihe niho nabonye no muri Amerika ko hariho babasaza b'abanyarwanda bakera bambaraga imishanana y'imyeru, nabo nababonyemo babasaza bashaje, abamama bakiri batoya. Kuri podium imbere hariho abasore babiri, abantu b'abagabo babiri bashyingiranwe, bari bambaye costume z'imikara. Ndabyibuka uwo munsi bari baterewe indabo n'utwana tw'udukobwa tubiri. Nuko umunyamategeko arangije kubashyingira arabwira ngo nibabirinduke kuri podium ngo bereke abantu umunezero babonye. Maze abo bagabo babiri barabirinduka berekera aho kuri podium abantu bose babona, maze baregerana bahana kabizu mwe. Igihe bamaze kugahana, noneho umunyamategeko n'uwari ushinzwe kubikamera abanyuza ho bose bafite umunezero. Indirimbo baririmbaga yo sinayumvise, maze bagenda baririmba. Nyuma y'abantu 600 umuntu wabyitwerekaga kuri filime anyuzaho abantu 4 bafite agatambaro gafite ibara ry'umweru. Ako gatambaro bagendaga bakazunguza, ndavuga ibyo mwabonye mwese. Maze abo bantu 4 umunyamakuru aravuga ati aba 4 mubonye bari gukora imyigaragambyo, bakayikora mu mutekano batuje, bakerekana ko nubwo imiryango 600 ibyemera, 4 bari kwigaragambya ko bitemewe n'ikiyemwe n'Imana, ariko 4 bari kwigaragambya muri 100 ngahe? Ubwo abenshi nabahe? Ayigamana. Abenshi nababyemera, abenshi nabatabyemera. Bashikamiza ukuri kugukiranirwa kwabo. Reka mbabaze, ibi bizaza cyangwa birahari? None kibaye mugira umutima mwiza utekereza, mukaba n'abashakashatsi batekereza, muratekereza ko iriya miryango 600 yari isanzwe ibana ari abagore n'abagabo, barangiza bakongera siniba ndavuga ubwo bakavuga ko bibeshye, bakaja kubaka imiryango y'abagabo n'abagabo, bakaja kubaka imiryango y'abagore n'abagabo n'abagore. Reka mbabaze, abana babyaye nta kibazo basigaranye? Nta gihari? Mbese ubwo murumva ntacyo bitwaye? Oya ntimunsubije, biragitwaye ntacyo bitwaye. Kambabwire buriya mwebwe ndi kubareba mukumva ntacyo bitwaye, ako kibaye mutekereza cyane muba mumenye ko bigitwaye. Cyerekana iyo muri kunsubiza nk'aka gatekereza ejo bundi nabahaye ka wa mwana w'umukobwa wishe Inyamanza, muracyamwibuka? Oya muracyamwibuka? Umwana w'umukobwa wishe Inyamanza muracyamwibuka? Umusaza yarari guhana abakobwa bo tutabanye muri iki cyumweru, ahana abakobwa b'inkumi, ababwira ko nta mwana w'umukobwa wica inyoni yitwa Inyamanza, ababwira ko iyo umuntu ayishe agira ingorane agahumana. Muri iryo teraniro rero harimo umukobwa umwe wamaze kuyica, maze ahita asubiza uwo musaza, "Mponanyishe nabaye iki?" Muranyumvise? "Mponanyishe nabaye iki?" Anakimaye ntacyo abaye. Ntacyo abaye.
arakibaye. Ubu dufite abantu bamaze kuzana itindo, imiryango barayisenya. None ndi kubwiriza ko hariho ikibazo, ariko bari kundeba n'ibyiringiro akamubwira mpana yihenye nawaye iki arakibaye ntankabaye. Nese abakobwa bavuga batyo, ubuzi ngo ntacyo baye. Ni ikibazo cyangwa si ikibazo? Ikibazo gikomeye cyane. Iri ni itindo rya kabiri navugaga Satani yateguye pura ngo akomeze asenye imiryango. Nyamara mwese muri aha muri aya manwa ndagira ngo mbabwire umunyarwanda w'umuhanga we yarakurebye, yarebye umuryango uri gukora amarorerwa mu muryango we, umwe mu bagize umuryango aramwitegereza, arangije aramureba ati nkubwire, iyo umuntu asenyurwe bamutiza usenywe. Icyo nabonye ni kimwe, iyo ubujije uwo mwashakanye amahoro weho urayasigarana. Ko mutansubiza urayasigarana se? Uko ubuze amahoro nawe ni kugenza ute? Ni kuyabura. Bitsindwe mu izina rya Yesu. Mugane wa gatatu Satani yateguyemo pura ikomeye cyane, tugisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki. Mwabivuyemo inshuti zanjye. Hari ikindi Satani yicaye arategura nacyo kibi cyane. Malaki igice cya kabiri. Malaki aheruka isezerano rishya. Ubwiye tuvuye kwa Malaki tugera kwande? Kwa Matayo. Malaki igice cya kabiri ngiye gusoma mpere ku murongo wa 13. Ntabwo nzi ko hari abantu turi kumwe. Hari ibindi bintu bibiri bikunze kuboneka mu miryango yacu bigatuma umunezero w'umuryango warabuze. Ni ikihe? Itangiriro Malaki igice mwabivuyemo. Malaki igice cya kabiri umurongo wa kangahe? 13. Ndagira ngo mubizirikane cyane. Handitse amagambo akurikira: kandi hari ibindi mukora wagize umuryango, mutwikiriza igicaniro cy'Uwiteka amarira, muhora muboroga, muhora musuhuza imitima, bigatuma Imana itita ku maturo mutura Imana ntiyakire igenze ite? Inezerewe. Mbese abantu bubatse imiryango benshi bahorana amaganya? Ko mutansubije arahahora. Indirimbo yitwa nta kigenda. Nyamara basaza banje bene data, umunsi umwe umuntu yari ari kugenda mu muhanda, agenda afite ikibazo ko atagira inkweto. Yagendaga, murabona mu muhanda iyo umuntu agendesha ibirenge ko biba bimujomba, agenda babaye. Nzageza ryari? Amano nzasitana nyamare. Igihe yagendaga ageze imbere ahura n'utagira ikirenge. Reka mbaze, ubabaye abaye uwuhe? N'utagira inkweto? Ibi wita kurira. Abavandimwe bacu bagize korari bakurikiye Yesu nibo banditse indirimbo yabo, banditse, ndavuga kwandika, kuririmba. Hari indirimbo baririmba bakavuga ko igihe urukuganya hariho abandi bifuza kumera. Yego? Ko mutansubiza yego? Ubu nge Florida mu gihe nganya ndi kubona ntacyo maze muri riteraniro ruto mfite, hari urukwifuza tuwampa nkamgira icyo Florida agenza ate afite. Ubwo buri wese akwiriye gushima. Abashimye Imana. Yesu agushoboze kugira umutima ushima mu izina rya Yesu. Icyakane gikomeye, sindana birangiza bimwe ndabisubika. Murongo wa 14 mwahageze? Oya monkuye muri mudu mwahageze. Umurongo wa 14 ndawugeraho muhageze. Muracyahari? 14 havuga iki? Nyamara murabaza muti impamvu yindi ni iki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'ibyo umugore wo musore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Mbese Imana ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse? None icyatumye Imana irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha iki yemwe? Imana. Murongo ukomeye uri hepfo: nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore waheha bari gusoma wo mu musore bwe. Murongo wa 16: kuko nanga gusenda ni Uwiteka Nyiringabo agenza ate? Oya mwabivuyemo. Nyiringabo agenza ate? Avuga nanga n'umuntu utwikiriza urugo mu mwambaro we, ni Uwiteka Nyiringabo agenza ate? Avuga
nuko rero murinde imitima yanyu munsomera igikurikiyeho mwe kuriganyana. Dufite ikindi kibazo Satani yazanye, asenya imiryango, ategura pra. Ubu muri riteraniro mfite sindi kubwira bo hanze, dufite abantu bagize batya barakingirwa. Munyemerere manze mbabaza akabazo k'amatsiko. Turi kumwe ngewe uyu babwiriza witwa Florida muri hangani. Dufite ikintu Satani yamaze kuzana mu bana b'abasore cyane cyane ab'igitsina gore b'abakobwa, maze Satani abatera ikintu bita kwiheba, aho bagera ahantu bakiheba akumva ni umwana w'umukobwa ntazabona umugabo. Ariko ngewe Florida mbabwiriza, reka mbabwire ibyiringiro mfite, ndemeranya n'umutima wanjye, kemeranya n'Imana yo mu ijuru, ndemeza ko umukobwa ungana na Florida uzi kwiha agaciro, wizi ikintu bita kwigira, wiyubashye, ndemeza ko yabona umugabo. Yamubona ntawe yabona, abemeza ko yamubona. Ngewe rwose n'ubu wansubizayo nzi ko nategereza nihanganye, namubona mwiza cyane. Nge ntakoba na gake. Ikibazo gikomeye ni ikihe rero mufite? Ikibazo abashakanye mutageza kure ngo mugeze kure. Umugabo ibi kubivugira hano ntekereza abana be bataje ko bazaje kubimubwira. Ngewe uyu witwa Florida naye nibereye ahantu iwacu hariya mu misozi, ubundi ngenda umunyamisozi, se ntimwambonye? Ngenda umunyamisozi wo muri Nyabihu cyane. Igihe cyose y'umutware wanje turi kumwe bamushimira ko yankuye mu misozi akanzana gakeya kukaburimbira hari. Ubwo sinashubijwe se? Yankuye hamwe nshira ahandi. Iyo nagiye gusura imuhira nzananiwe kubera ari mu misozi, nzananiwe naza nkaha nananiwe, nkamubwira nti rero rwose iriya ni habi wankuye. Agahita ambwira ati rero uzifate neza ntazakwirukana. Amubwira nti nzagufata neza ntahasubira kuko ari habi cyane. Icyo ni kugira ngo muzirikane kimwe n'iki, ahantu ngewe nubwo hari mu misozi ari habi, ariko mpategerereje uzankunda, numva nakabaye nkomeje kugira ibyiringiro. Ageze aho araza muzikuntu abagabo muzi gutekinika, antera namba ibiramfasha. Nanga ko mudafashwa. Undi twari twemeranye ko turaganira, none mwabivuyemo. Ndagira ngo mbabaze akabazo k'amatsiko. None ko namaze kumwemerera, yarangiza akanzana, imbaraga zanjye zose nzimurangirizaho, ageze ubu ambona ahangeze, imvi zitangiye kuza, iminkanyari itangiye. Ubu dufite abagabo n'abagore benshi babana, igihe cyagera maze umwe agatangira kubona yaribeshye igihe yashingiranwaga na mugenzi we. Reka mbabaze, uwo banze aranezerewe cyangwa arababaye? Nta kibazo muri kumva kirimo. None se ubu ko yanzanye akantesha gutegereza abandi, ubuzima bwanjye ndaza ndabumuha, ubanyangiye aha, murumva ari nde wampitamo? Sinzi ko mutacyumvise. Ninde wampitamo? Hari ibintu abantu bashakanye bakora ukagira ngo bari kucyorosha nk'icyoroshye, kiraremereye cyane. Niba hari icyaha gikomeye abashakanye mukomeje gukora nk'abakina kandi muri gukina na Satani, ni ugufata uwo mwashakanye ukumva umaze kumurambirwa ukamurenzaho abandi. Mbese mbaze mu Kinyarwanda mwumva, guca inyuma y'abashakanye. Hari abantu babana umwe agaca inyuma y'undi. Ko mutanyikirije birahaba? Bizaza cyangwa birahaba? Urumva kagushize kuri mugenzi wawe. Ndibuka umugabo aherutse kunsanga, twe bababwirizwa tuganira n'abantu benshi batandukanye, ariko saa zimwe ndiho nkora, nuko turaganira. Angije ati Florida, ati mfite ikibazo. Ntikihe? Ati ngewe nashingiranwe n'umugore. Nti ati ariko hari mu gihe cy'intambara. Nti ati none nsigaye mureba. Nti ati nkabona tutagikwiranye. Ati none ubwo nzabigenza nti? Nyamara abasomye ibitabo byacu dufite igitabo cyitwa aya magambo nakomeje mbabwira, murayashakira mu gitabo dufite cyitwa amahame shingiro y'ibyo twizera, ku ipaji ya 291
muzahasanga ihame ry'umuryango. Nimugera ku ipaji ya 275 muzahasanga iri hame ry'isabato nababwiye. Nimugera ku ipaji ya 252 muzasangaho kimwe mu 10. Ibi ndi kubabwira bikomeye muri icyo gitabo cyitwa amahame shingiro y'ibyo twizera. Ndagira ngo munyemere mbabwira akantu gato cyane. Mu nama zigigwa itorero, mu gitabo dufite cyitwa rengera ubuzima, muzasomamo aya magambo akurikira: nubwo umugabo n'umugore bagira ingorane, bakagira ibibaca intege, bakagira amakuba bazenguruka, nta ukwiriye gutekereza ko yihenze igihe yashingiragwa na mugenzi we. Mukomeze ibitekerezo mwahoranye, mukomeze mu Rwanda intambara nziza Yesu azababashisha gutsinda. Naho kuba n'uwo mwashakanye ukabona ntago mugikwiranye, none se weho ubundi ko mwashakanye kera mukwiranye bibaye bite ntimukwirane? Kibazo rero mutamenye gikomeye Malaki yanditse ni iki? Igitabo cyitwa Itangiriro, muje kuharambura munarahabona. Mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 23 aho hafi munasanga umuntu wa mbere wakoze icyaha cyo guca inyuma y'uwo bashakanye. Muzabisoma mu gatabo dufite gato kitwa inama z'Imana muri iyi minsi, nimo muzasanga ubusobanuro bwabyo. Byakozwe n'umugabo bita Lameki. Umugabo bita Lameki niwe wa mbere warogoye gahunda y'Imana ku isi, agira umugore wa kabiri. Dore uko umwanditsi yaranditse ngo Gahini w'Ishaberi azahanwa 7. Lameki warogoye gahunda y'Imana akagira umugore wa kabiri, we azahanwa 7 Abazi gukubana inshuro zingahe? Birimo ngiye nyine. Amajwi ya hari yamenye yatumye mutacyunyumva. Bibaye inshuro 490. Tega amatwi byumve neza. Umugabo uri muri iri teraniro wigeze acinyuma uwo bashakanye. Umugore wo muri iri teraniro wigeze acinyuma umugabo we bashakanye, akamurenzaho undi mugore, akamurenzaho undi mugabo. Nategerezanya amatsiko igihano cy'Imana, azahanwa igihano kingana n'inshuro 490. Kabiri, ntacyo bitwaye, irabanza. Icyo nakozeyo izagenza ite? Izaheruka. Bivuze iki rero? Ibihano by'Imana bidashobora kutaboneka uyu munsi, ariko ntibivuze ko ntacyo bitwaye, kuko igihe gikwiriye hari abashobora guhanirwa muri iyi si, abatazahanirwa muri iyi si bazahanirwa mu isi izagenza ite? Isi izaza. Ntago mbereyeho kubavuma, ntabwo ndagira ngo mubitekereze wakoreye mugenzi wawe kosa rikomeye. Iyo ubona mudakwiranye uba waramuretse agategereza abo bazagenza bate bazakwirana. Icya kabiri, ubundi urinda ubona ko mudakwiranye, niba yifata nabi wamwigishije kwifata neza bikaba smart hove. Byacamo ko mutavuze ya kare koze, urumva byacamo bigahura. Rirakubwiye ko mudakwiranye inshuro 490. Ni icyaha gikomeye cyane. Ni ugutesha mugenzi wawe agaciro, ariko nawe ukaba ugenza ute? Weho ukaba ugasigaranye, weho wagataye nyuma ye. Niba hari icyaha gikomeye ni uguca inyuma y'uwo mwashakanye. Watesheje mugenzi wawe agaciro, ariko nawe wiyatse ikiyemwe agaciro, wagataye cyane kunamurenze. Kuko weho nubwo azasigarana ingaruka zo kubabazwa, weho uzaba wongeyeho n'umutima ugucira ikiyemwe rubanza. Uzahora urakurya by'iteka ryose. Ndagira ngo nikomereze nje mu Befeso igice cya 5. Mwakoze kurambirwa. Ikiganiro mwakirambiwe, mwarambiwe. Abamaze kubivamo kera. Abefeso igice cya 5. Kambere kundi mugabane wa 5. Menya ari wongezeho. Reka ibisigaye mbyihorere. Abefeso igice cya 5 hari inama yari yatanze ku murongo wa 22. Mwahageze nsome? Mwakerereje? Mwahageze nsome? Abefeso igice ngaho umurongo no wakangahe? 22. Dore icyo havuga: uko abagabo n'abagore ndetse n'abana bari bakwiriye kumererana. Ni inama. Ubwo ndi kwanzura ndi gutanga ikiyemwe inama ni yiye. Bagore
mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu. Twavuga ngo iki? Twavuga ngo iki inshuti zanyu? Bagore mugandukire iki yemwe? Oya ntimubyumvise. Mugandukire iki? Bisaba ko abagore biga iri tegeko ryitwa kugandukira abagabo. Nimusoma inyandiko iyo bavuga kuganduka ni iki, ntago bivuze ko uzagandukira uwize, ntago bizagandukira ko yaguhahiye, ntago bizagandukira ko munganya agaciro na nivo y'amashuri. Icyo Bibiliya yavuze ni iki: umugabo wese, umugore wese agandukire iki yemwe? Umugabo we, kuko nibyo bigenze bite bibakwiriye. Niko ndi gusoma murongo ukurikiyeho. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari we mutwe w'itorero, niwe mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo. Mumvugira ibikurikiyeho muri byose. Ibi mwagezemo ngo mwararinganiye, mwarabicuritse, bisaba ko umugore ahava akagera icyo uri cyo cyose, agaciro ufite kose, ukwiriye kubaha uwo mwashakanye k'itegeko ryera ry'ikiyemwe ry'Imana. Icya 2:25, yemwe bagabo mukunde ikiyemwe abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero rye akagenza ate? Akagitangira. Reka mbabwire, uyu murongo ushimangira cyane ko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo, niyo byasaba kumupfira ukamupfira kuko Kristo yakunze itorero agenza ate? Araryitangira. Byazanye ikirere kugira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. 28, uku niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore w'abayikunda, mwavuga ngo iki? Ngaho komeza umurongo ukurikiyeho. Umugabo kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawukuyakuya kuko Kristo abigirira itorero. Ko mutavuze ngo amena? Akamugaburira akamukuya, igishoboka cyose ukwiriye kukimukorera kuko Kristo abigirira itorero rye. Ngeze ku murongo wa kangahe? Mwabivuyemo wa kangahe? 30. Havuga ngo kuko turi ingingo z'umubiri we, icyo nicyo gituma umuntu asiga se na nyina akabana n'icyo bari gusoma n'umugore wa karamata, maze bose bagahinduka kangahe? Indi mibare yose yo ku isi iyo rimwe duteranijeho rimwe bibyara kangahe? Umugore n'umugabo iyo dubateranije bibyara kangahe? 2 rimwe. Reka mbabazi, uyu murongo wa 20 niba ari wa 30 ngezeho kutubwiye ngo nicyo gituma umuntu asiga se na nyina, mwanyemerera kuko cya kiganiro tukakigarura. Ari umugore n'umugabo usiga se na nyina ninde? Kanongere mbaze, ari umugore n'umugabo usiga se na nyina ninde? Musubize. Akarere kababwire, Remera nzayikuramo udushya twinshi. Kanongere mbaze, ari umugore n'umugabo usiga se na nyina ninde? Urumva ibisubizo bitatu mfite. Umwe ari kuvuga ngo ni bose, undi ati umugabo, undi ati umugore. Reka mbaze ubwa nyuma, ari umugore n'umugabo usiga se na nyina ninde? Mwagize n'umutima mubi noneho. Ndagira ngo mugaruke munyemerere mbahe igisubizo. Ndagira ngo mbafashe. Usiga se na nyina ntabwo ari bose. Iyo uvuze bose ntabwo ariko nabajije. Muje mutega amatwi ikibazo uko cyitwa. Icya 2, ari umugore ari umugabo usiga se na nyina ninde? Akamana yani gusa muransese. Waduhaga igisubizo ngo iki? Umugabo. Ari kubivuga yakaza cyane ati ni umugabo.
good. Kambabwire abatabizi ndagira ngo mbabwire ko nta mugore uvi wabo usiga se na nyina gusa n'umugabo, naho abagore bo ntibavi wabo. Umumama w'umukecuru ngana n'aba batatu dufite mu bitekerezo bye no mu migambi ye, igihe cyose uzareba iyo hageze abamukoma, yewe n'umugabo we yarapfuye, abakirahira ati njyewe w'abahoma kandi njyewe w'abasinga njye nzasubirayo, iwacu harahari. Bivuze ngo bo ntibagenza bate, ntibavayo, barinda basaza bazasubirayo, kandi unatushije gake koko yagenza ate, yagenda. Ariko reka mbafashe, nta umugabo wese, munyemerere mvugira ijambo, munteze amatwi ngo muryumve, umugabo wese noromari abasubirayo burya ntari bazima, abo nabo barahari. Mwakoze kurakara, n'ubundi dusanzwe tudakundanye, ubwo ho birasambutse. Reka babwire, n'ubundi ntitwaye dukundanye, ubu ho twanganye cyane. Ariko mu ntega amatwi neza, umugabo noromari washatse, muzamurebe yashwanye n'umugore we bakananiranwa, muziko bananiranwa, muziko kera hari ibyabaga aho umugabo n'umugore iyo bashwanaga, abamama benshi basubiraga iwabo bakaja guhanwa na ba nyirasenge, akagaruka kubaka umuryango. Ubu tuvugana rero abagore barakaze ntibakaze, ubuho muri kunaniranwa akakubwira ko ari we uragenda. Abagabo rero batari normal yananiranwa n'umugore we yasubira iwabo, uwo mumusezere huwo, niba hari n'uwabikoze mumubwire uti wakoze ibidakorwa abivemo mu izina rya Yesu. Umugabo wo nabonye iyo umugore n'umugabo bananirana agira atya, akambara ipantaro imwe ishati imwe akakarenga, yaje Uganda, yaje Tanzania, yaje aho batamuzi, aragenda. Ariko mbabwire, iyabe nta jambo Imana ivuga ngo rihere, iyaba abagore muzitegereze, kubureka mbaho urugero ruto, burya kibaye muzabona ko abana b'abasore bacu, basore nshuti nkunda muranyumva, oya ntibanyumva, abasore muranyumva, mwantega amatwi ko ngiye kubabwira igikomeye. Uba abasore bacu basigaye barigize abanebwe, bakananirwa gukora, n'ibyo bakoze ntibazi kuzigama, barangiza bakabaho ari abagaragu b'inda zabo. Nibashake barakare, n'ubundi basanzwe ari abarakare, banyihanganire, bakananirwa gukora no kuzigama. Ubu basigaye bacungana n'umwana w'umukobwa ufite agafaranga. Kambwira abana banje muri hano, muri abana banje basore nshuti nkunda, niba hari ibyago ugiye kuzahura nabyo, n'ukwicara utegereje kuzagaburirwa n'umugore. Indyo y'umugore ni indyo ivuga, si indyo ni Satani, ndakurahiye. Dore uko Imana yabigenye, yagenye ko umugabo ahahira urugo rwe, none kwifuza ko umugore kugahererezwa ku kiyemwe ku mugabo. None bana banje murabicuritse ngo mugiye kwifuza guherera ku mugabo, guhererezwa ku kiyemwe ku mugore. Ibyagurahura nabyo bitega amatwi. Umugabo gore wahashye, ejo kazana agafuka k'umuceri, ejo kazana ibirayi, nimugoroba kazana ibitoki, aratangira agateka, ariko mukanya ati mu ndya imitsi abiciyemo se. Uzabirya biciramo, mukura amaboko mu mufuka. Yesu abashoboze kwiha agaciro mu izina rya Yesu. Bivuze iki? Kugira ngo mve ko biremereye. Umugabo unaniranwe n'umugore arahaguruka, n'inzu yubatse, n'inka afite, n'ibipangu, n'amamodoka, akagenda n'umutima mwiza. Kambabaze, umugore ari we wabyubatse akananiranwa n'umugabo, yabimusigira? Mutansubira, yabimusigira? Yewe yabanza inzu akayitwika we, akabona akagenza ate? Akagenda. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenze rite, uzabaririza.
Imana yavuze mwakidurunganya, mwabikoresha amategeko, mwabikoresha uburiganya, nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenza rite ko rihere, kandi icyo Imana yavuze cyose kizagenza gite, kizasohora. Mubonye usigase na nyina rinde ko ni twakomeza. Munyemerere wenda ngeraho nsoreza, nimushaka tuzabigarukaho kuko amasaha yanyu ngiye kuyamara. Aha turahagera ku yindi nshingano ikomeye. Munyemerere nyisomeho incamake. Munyemerere tugeze ku murongo wa kangahe? Nta bantu turi kumwe. Tugeze ku murongo wa 31. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha iki umugabo we. Twavuga ngo iki nshuti yanjye? Umurongo ukomeye ntareka. Mwihangana igice cya 6 nihongeze. Bana muje mwumvira iki yemwe ababyeyi banyu, wubahe so na nyoko kugira ngo ugenze ute. Oya mumfashe, wubahe so na nyoko kugira ngo umusuzuguye ko mutansubiza ikinyuranyo cyo kuramana kugenza gute, ko mutabyumvise. Wubahe so na nyoko kugira ngo urame, umusuzuguye uzakenyuka. Bana banje nshuti nkunda, ababyeyi ni abakabiri ku Mana. Kugira ngo uzumva agaciro k'umubyeyi, uzagende umenye niba umubyeyi yita umwana izina rye rikamwokama, amuvumye umuvumo wamufata? Ntabwo wamufata. Umunyarwanda utazi Imana we yarakubwiye ngo so nta kwanga akwita, niba akwita nyiramuruhu kakokama. Nge nagize umugisha wo kumenya Imana, ngira umugisha wo gusobanukirwa n'amazina yanjye. Uyu nitwa Nzayisenga Floride. Nagize umugisha maze kubimenya, nafashe urugendo nja gushima data na mama. Ndacafite umugisha, barahari, mbashimira amazina meza banyize. Ngewe uyu babwiriza nitwa Nzayisenga Floride. Ndabyibuka mbatizwa mu wa Gatolika, sinabonye umwanya ngo mbaho ubuhamya, nibiza nzabuha, nintabuha nzagaruka, ninshaka nzagaruke. Ubundi si muzanga ubundi si nimwe mwanzanye, icyanzanye kizangarura. Ucyumve neza icyo ndi kubabwira, muzirikana ni kimwe. Ngewe ngiye mu wa Gatolika, nanagenda batizwa niyita Godanse. Ngeze mu rugo bati wabatijwe nte? Ati Godanse. Data ati nkubwire mwene Munyampeta, iryo zina rya Godanse ritsindwe, na n'uyu munsi nitwa Floride. Risobanura uhetse ibyera. Ndashima Imana uko nitwa niko ndi. Ibyiringiro mfite ni izina risha Yesu azampa. Iryo sindizi ariko nzarihabwa. Basaza banje, icyo ngira ngo muzirikane ni iki? Wubahe so. Ndibuka ubu dufite umuvumo uri ku bana ariko mutazi. Abana bose, baba bo mu majyaruguru iwacu, baba bo mu majyepfo no mu mujyi, abana b'abasore bose n'abo mu Uganda, iyo nagiye hose bose bazi kuvuga ikinyenduga, bagihurijeho bose. Mwese muzi ko nta mwana washoboraga gufata urugendo ngo agende adasabye uburenganzira ababyeyi be. Niyo yabaga yarashatse yubatse, yasabaga uburenganzira ababyeyi ati ntimunshake haraho ngiye. Yego ko mutansubiza yego. Abana b'abasore ubu agiye gufata urugendo, umubyeyi tugiye he? Bose rero mwanyemera mukandeba. Subwo mwandeba, muri kundeba? Oya ntimundebye, mundi kundeba. Zamura ikiganza ndebe kundeba, ndeba nkubwire, nkeneye ko mundeba. Abana bose aho bava bakagera, umubyeyi tugiye he? Dore ko ahita kubirinduka. Birakureba? Turajyana. Ibitakureba reba hasi. Ubwo ndi kuvuga ari gusubiza umubyeyi wagenze ute? Kankubwire, niba nukurera atarakubyaye, kuba akurera ahubwo atarakubyaye, ukwiriye kumupfukamira kuko ari gusoza inshingano adashinzwe. Ukwiriye kumwubaha kurenza uwagenze ute? Wakubyaye. Uwakubyaye wanavuga ngo ni inshingano ze, naho nge ndi kukurera ntarakubyaye, ubwo nafashe n'inshingano zitandeba. Wubahe so na nyoko bana. Mwizi Icyongereza, mwizi Igifaransa, muri n'abarebare rwose. Nyoko kubyara ni mugufi, ni rizembe ry'irisaza n'irikecuru, ariko ryarakubyaye.
uzabaririze, upfusha umugore ukabona undi, upfusha abana hagasigara intanga ya nyuma, Imana ikagushumbusha undi. Ntawe urapfusha umubyeyi ngo amubone. Icyo gituma birivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ugenze ute, nubisuzugura uzagenza ute, uzapfa. Murongo wa 4 muri ndo Bibiliya mwirambirwa nta naho mugiye, nukuryama muzaba muraryama, murarakaye se mube ni muri naha mwisi ni mu bibabaro gusa, ariko hamuranezerewe. Yesu abanezeze mu izina rya Yesu. Wikwishiramo ko nagukereje, biri gutuma ngukereza bigufitiye akamaro, kandi aho uragenda amasaha yose Yesu arayakoreramo igitangaza. Mwanyemera nkaja ku murongo wa 4, wenda indi mirongo nyihorere, ariko munyemere umurongo wa 4 ngusome. Yemwe bagabo muraha, namwe base, ntimugasharirire iki? Oya, ntimucyumvise, ntimugasharirire iki yemwe abana banyu, ahubwo bagabo, ahubwo mubarere, mubahane, mubigisha iby'umwami. Mwavuga ngo iki? Igitabo cyitwa uburezi, muri bya bitabo ngera ku meza kirahari, basaza banje bene data mbararikiye kuzagisoma. Ni igitabo kivuga ngo, icyigisho kivuga ngo uburezi ni isabato. Berekana neza ko abantu b'abagabo mutita ku nshingano z'abana banyu. Mwumva amagambo inama batanze kuri icyo gitabo cy'uburezi, bavuga ko ku isabato abagize umuryango mu gitondo bakwiriye kuva mu rugo. Buri mwana wese bimubona bari abana bakubagana, nuko nta nshingano mwabahaye kandi nta nizo murababaza. Umwana wese akwiriye guhabwa agakayi n'agakaramu, akandika amasomo ya Bibiliya umubwiriza yabwirije. Mukigera mu rugo, umugabo akaba ari responsable wo kubaza ibyizwe byose mu rusengero, ngo amenye abarangaye n'abatabihaye ikiyemwe agaciro. Aho ndaharetse nigarukire hano. Bagabo mwihangane, mwe gusharirira ikiyemwe abana. Munyemerere mbabaze, muri kumwe nanjye? Oya mwabira, muri kumwe nanjye? Munyemerere mbabaze kamwe. Abantu bari muri iri teraniro bigeze baja mu munsi mukuru wo kwakira Perezida wa Repubulika? Muzamuri ikiganza. Ababigiyemo cyangwa mukaribireba no kuri televiziyo, no kuri televiziyo zamura. Munyemerere mbabaze, Perezida wa Repubulika n'abaturage winjira mbere mu kibuga ninde? Oya mwabivuyemo niki? N'abaturage. None abaturage bakicara bategereje Perezida wa Repubulika. Niko bigenda? Ko mutansubiza? None Perezida yinjiye, abaturage babigenza bate? Bagakoma, bakaririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Niko bigenda? None munyemerere, muracyari kumwe nanjye? Mbese mwemeranya na Bibiliya ko abagabo bose, yaba yaragwaye imvunja, yaba ari umukire, yaba ari umukene, ko ari Perezida mu gihugu cye? Ko mutanyikiririza yego? None ndi kubaza, izi ngo dufite ubu, ari Perezida wa Repubulika umugabo mvuze, ari umugore n'abana, abasigaye bataha mu rugo mbere ni bande? Ntago munsubije. Abasigaye bataha mbere mu rugo ni bande? Ni ba Perezida. Ubwo babaka ikarita. Mucyumve ni ikibazo. Ubu mwana bicuritse, aho umugore n'umugabo n'abana, utaha mbere ari iki? Umugabo, abana bakaza nyuma y'ababyeyi. Ni ishyano cyangwa si ishyano? Dore uko byari bimeze. Narinzi ngewe ko abaturage ari bo mugore n'abana binjira mu rugo kare, Perezida wa Repubulika kiza, abicaye tugahaguruka. Mwavuga ngo iki? Tukaririmba indirimbo yubahiriza ikiyemwe igihugu, kandi tugakoma. Bese ko umutwara atasha ni igitangaza? Niko bavandimwe, ibi ndi kuvuga birakorwa? Ko mutansubiza birahari? Mwataye inshingano zanyu. Bagabo nongere nkubwire, ndakumenyesha kuri Perezida mu gihugu cyawe. Mwavuga ngo iki nshuti zanyu? Niba ko gaciro barakakwatse, ushaka ukakarongera kagaruka. Niba hari abamama n'abana batse ba Perezida agaciro kabo, mukabasubize mu izina rya Yesu. Ntabwo bagahabwa nawe, bagahabwa n'Imana, bagahabwa n'Imana yabo. Mububahe. None mwanyemerera nkabaza baba Perezida ko bazanye buze
ba perezida, banyakubahwa perezida, ko mutekerije? Banyakubahwa perezida, ko mutekereza? Perezida ageze muhira agasanga abaturage bari mu kibuga, perezida akinjira mu rugo abaturage bakiruka. Banyakubahwa, abakiri perezida ataye iki? Ko mutansubiza ataye iki? Reka niyame nkomeje. Abagabo bose muhorana iseseme mu maso, mugahorana umujinya, bitsindwe mu izina rya Yesu. Nyakubahwa perezida, winjiye mu gihugu, uje muri sitade, abaturage bari banezerewe, umunezero ugahita ubura. Usuzume neza, ugira ibyo ukosora. Yesu abigushoboze mu izina rya Yesu. Yesu abigushoboze mu izina rya Yesu. Munyemerere wenda ngarukiraha inama nabahaga y'ibintu byinshi usanga imiryango yacu idafite amahoro. Harimo ibyo bike nababwiraga. Ibindi nabonye ni ukuntu abashakanye ibihe byinshi bapfa umutungo. Basaza banje bene data, perutse kuja gukora amateraniro ahantu muri Nyemerera, sindahababwira. Ngezeyo njya nkunda umuryango cyane. Abanzi bose bazi ko nkunda umuryango, ndawukunda bitangaje kuko ni ijuru rito cyane. Kandi nitugira imiryango myiza, itorero rya Remera rizaba ryiza, igihugu cy'u Rwanda kizaba cyiza, isi yose izaba nziza cyane. Nuko ndatangira mbiganiriza. Twari mu materaniro makuru, mubwiriza twari kumwe arabwiriza, ndangije ndamubwira nti rero weho ibibwirizo ndikumva bimazeyo, kaniganiriza abantu iby'umuryango. Maze nganira nabo abagize umuryango hari ahantu mu giturage. Ndabwira nti mwebwe nk'abagize umuryango, bite n'imitungo yanyu ibahuza? Ndagira ngo mbabwire igisubizo bampaye. Barambwiye ngo umwe agiraye n'undaye. Noneho ndababaza nti none ko umwe agira imitungo ye undi akagiriye, umutungo uduhuza twese mu rugo ko ari isabune, twese duhuriraho. None kugira ngo mugenzi wawe atayikaraba uyihishahe? Ndagira ngo mbahe igisubizo bampaye. Mufite amatsiko yacyo? Yarabarambwiye ngo buri wese akarabiye, yarangiza gukaraba akayumutsa akayigendana mu mufuka, kugira ngo mugenzi we atagenza atayikarabaho. Ndagira ngo mwakoze kubaseka, ariko sekuziga kankubwire inshuti zanjye, aba babakene umutungo bahuza niyo sabune. Ariko ubu muri iyi miryango mfite, dufite abashakanye bafite konte abo bashakanye batazi. Yego ko mutanyikiriza? Yego. Kambaho ubuhamya butoya bundi. Umunsi umwe hari umugabo wari yarizanaga ubuki muhira, akabukunda akaburya wenyine, yabubikaga ku rusenge, umugore we n'abana ntabahe. Umunsi umwe haza ibyago, wa mugabo aza gupfa. Umugabo apfuye, umugore yinjiye mu nzu asanga umugabo we yapfuye. Ndagira ngo mbabwire icyo umugore yakoze bwa mbere. Asanze intumbi y'umugabo w'iraho, yahise ayikurira yigiza hino. Ubwo mukanya ayuririyeho, aruriye no ku rusenge, arya ubuki, arangije kuburya aragaruka ararira. Amaze kurya ati umugabo wanje yapfuye, ariko ubuki agenza ate? Aburangije. Reka mbabwire icyo namenye gito, mbese mwanyemerera nkababwira gito. Icyumweru kimwe maze hamwe namwe, hari ubushakashatsi buke nakoze, mwanyemerera nkabubabwira? Oya, mwanyemerera? Ni gato cyane. Iminsi mike maze hano y'icyumweru, ubushakashatsi bwanje nubwo buraba buke ariko narabubonye. Abamama bose ba hano, hafi ya bose nubwo atari bose, nabonye ari abamama beza bafite amajosi maremare. Kambarangira aho yavuye. Muzareba abagore n'abagabo iyo bicaranye, umumama ari gutondeka ati dore umunyu washize, ibirayi ntabihari, ariko mubwira muzabona ko abantu b'abapapa iyo bagiye kuduha amafaranga hari uko bamera iyo twicaranye. Dore akuramo kofi nkaha, yarangiza agatangira akayihengeka. Muri kumwe nanjye? Dore ko mubivuyemo. Mbese murazihengeka? Ko muhise murakara, zirahengekwa? Agatangira
akayireba marta. None wa mumama we azate mugarura ibitekerezo, muracyambona? Oya ntimwambonye muri kureba kana, muracyambona? Noneho umumama rero nawe abigenza ati iyo umugabo ahengamye umugore nawe abazamuye. Mwayabonye ya majosi abafite amatsiko yo kurebamo, umugabo nawe agakomeza agahengeka. Noneho hari igihe umumama amurusha amahane agakomeza akareba atari ko wareba niyo. Ngaya majosi maremare y'abamama bari kureba mu makofi yabo bashakanye. Basaza banje mbabwire, nk'ubu uyu mugoroba ndi kubwiriza, ubu uramutse upfuye icyo umugore wawe yakwiruka bwa mbere ni ukumanza akareba hehe muri kofi wamuhishe, uhwanye na wa wundi waryaga ubuki ntawo bashakanye. Imana nsenga ibibakize mu izina rya Yesu. Ubu tuvugana hamaze kuba ubugome bw'indengakamere. Mwanyemerera nkabaha ubuhamya bw'i Kigali wanyu, mwanyemerera nkabubaha. Ni hano iwanyu i Kigali umugabo aherutse kurwara. Aba bantu benshi babana n'indwara zidakira, ararwara agiye kwiyumvamo, yumva ageze kuri sitade ya nyuma agiye gupfa. Abigenza ate? Ni hano i Kigali wanyu. Aragenda ahamagara umumotari, yambara amapantaro, aragenda kuri banki, amafaranga yose bari bafite arayarotira, ayashira mu makoboyi. Agarutse abwira umugore atumva nakarabye ngiye gupfa, iyi myenda ubona nambaye niyo natoranije muzampambana ntimunkoreho. Umupapa abarapfuye, baramushyingura. Ibi ndi kubabwira ni hano i Kigali byabaye. Nyuma y'iminsi mike abantu bari ku kiriyo, umumama babuza amafaranga yo kubafasha. Arangije ati reka niruke ngende kuri banki nzana amafaranga. Aba mama rero turi abantu beza, yatwaye agatabo atarebye arakirukankana, ageze kuri gishe kuri banki. Arangije ati muduha amafaranga. Wo kuri gishe arakamusubiza ati dore nta mafaranga arimo. Ati reba neza turayafite. Ati umugabo rero yutiriye ntayariho. Arangije umumama kubitwa n'inkuba, aribaza ubu bugome yabo nkorera gute. Yabigenje aterera. Yaragiye umumama aje gusaba uburenganzira muri polisi ko bafata umuntu bahambye bakamutaburura. Niba ari cyo kinyarwanda ndavuga. Umupolisi aramaze ati waba ugiye gutaburura wapfuye gute? Ati amafaranga twari dufite twarayamushinguranye. Ati wa mugore wabibwiwe n'iki? Umumama ati ndabizi. Baramubwira bati rero nitumutaburura amafaranga ntaboneke turaguhambamo. Umumama ati ndabyemera. Baragenda baramuhagarikira. Uwo bahambye nyuma y'iminsi runaka baratabura, bagera ku isandugu, barapfunduye, bamukuyemo koko y'amafaranga basanga yayishize mu mifuka yose y'amakoboyi. Barangije barayamwaka, barongera urumva ubugome bw'abashakanye kugeza igihe wanga ukahima n'uwo bashakanye. Bese ubwo mbabaze, iyo uhimye umugore wawe nawe urihimye? Ko mutansubiza? Nawe urihimye? Nawe uriho uragenza ute? Urihima. Ninje wabakereje imvura basanze aha, murihangana muzambabarira. Mwambabariye? Mumbabarire inshuti zanjye. Ariko nerekera ku musozo w'amateraniro yacu mu izina rya Yesu. Umukayimana bane namwe, umukayimana bane namwe. Abashoboze kubaka imiryango myiza, buri muntu wese ashaka uko amahoro iwe yaza, umugore ashaka uko amahoro yaza. Hirya y'iri shiga rya mbere mwabonye ko Imana yaduhaye isabato. Mwitangiriro igice cya kabiri, isabato yatangiranye n'igihe isi yagenze ite yaremewe. Ubwo bari kunyumva bimeze bite? Isi imyaka ifite niyo n'isabato igenze ite? Birangana cyangwa ntibingana? Iminsi imyaka isi ifite niko n'isabato ingana, kuko isi iremwa yashizeho iki yemwe? Isabato. Icya kabiri mutamenye, andi mategeko yose yo mu kuva igice cya 20 azarangirana n'iyi si. Gusambana bizarangirana n'isi, kwiba bizarangirana n'isi. Ariko nimufate Bibiliya zanyu
musome Yesaya 66 umurongo wa 22. Twarageze no mu isi nca tuzaruhuka isabato. Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? No mu ijuru mu isi nca tuzaruhuka iki yemwe? Isabato. Reka rero Imana yacu yaduhaye umuryango ikatwihera isabato, bitugwe neza, bitugwe neza. Mu gitabo cyitwa ibyigisho bya Bibiliya nagira ngo mbabwire inama batanze inama, baravuga ngo abantu bagize umuryango kuwa nyuma nimugoroba bataraza gutangira isabato ku rusengero, abagize umuryango bakwiriye guhura bakaturirana ibyaha bakoze mu cyumweru cyose. Reka mbaze imiryango yamaze kugira iyi gahunda kuwa nyuma nimugoroba bakagira amateraniro yo kwaturirana ibyaha, zamura ikiganza. Imiryango yaturirana ibyaha kuwa nyuma, zamura ikiganza. Ntayo. Reka mbabwire ikibazo mufite. Niba tutaturirana ibyaha mu miryango yacu bibamo? Ntago munsubije birahaba. None iyo tutaturiranye ibyaha ubwo tubanye neza? Ntago munsubije tubanye neza. Oya, haba hari ikibazo. Ndibuka umunsi umwe wa muvandimwe udufasha mu ndirimbo aranyihanganira, niba ari wa mugabo niba ari wa musore sindaganira nawe arihangana simbizi, ariko umugabo yayoboraga indirimbo za 350 mu badive, akaba umuntu uzi kuririmbisha neza cyane. Nuko abantu bose bakaririmba, umugore we ntaririmba. Akaririmbisha, umugore we ntaririmba. Abantu babaza umudamu we batari ko niki gituma utaririmba? Mwanyemera nkababwira icyatuma gataririmba? Oya, mubirimo. Dore igisubizo yabahaye. Yarababwiye ati, iyo mubona umugabo wanje ayobora akayobora indirimbo inshuro enye kwa kundi bazibara, njye mba mbara umubare w'inshi yankubise mu cyumweru cyose. Birahabanye. Indirimbo ya 93 ivuga ko ari icyambu kibamo ituza ryinshi kandi ntikibamo ikiyemwe mitugarara. Mbese muri uwo muryango haradugaraye, ahabuze amahoro. Yesaya hashire mu izina rya Yesu. Hirya yo kuruhukana isabato, abagize umuryango iyo babanye neza bashobora gutanga kimwe mu 10 bashimira Imana impano Imana yagenze ite yabahaye. Basaza banje bene data, niba mudatanga kimwe mu 10 uburwanya Imana. Ayo magambo mvuze ari ku ipaji ya 296 mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Baranditse ngo gutanga kimwe mu 10 ubushigikiye gusenga Imana kwemewe. Abatagitanga bariho barwanya Imana. Kandi reka mbabaze, hari uwarwanya Imana akayitsinda? Hari uwayitsinda? Aho ntagejeje umwuka w'Imana bane namwe. Kandi ibyo nasobanuye nabi umwuka w'Imana abibasobanuye neza. Kandi ubwo tugiye gutandukana, munyemerere mbabwirire isoza dutandukana. Ubwo tugiye gutandukana, igituma mu miryango yacu nta kintu duhinduramo mucyumve neza. Nidutaha abagabo bari bugere imuhira barahita babwira abagore babo batubonye ko ari weho kibazo, wabonye uko bakubwiye. Ndabaza ikibazo, uwo batabwiye ninde muri riteraniro? Kugira ngo amahoro aze buri wese akosora uruhare rwe. Aho niho tuzaririmba ya ndirimbo ya 194 imuhira hahirwa hari ikiyemwe hari urukundo. Ngaya amashyiga 3 nifuje kubaganiriza. Imana yaduhaye umuryango, iduha isabato, abamaze kunezeranwa batanga kimwe mu 10 banezerewe. Imigani igice cya 3, reka ndebe umurongo wa 7. Isomo ryacu riheruka riri mu Migani igice cya 3. Reka ndebe niba ariho. Migani igice cyaho cya 3, ndatekereza mwahageze murongo wa 9. Imigani igice cyacu cya 3, isomo ryacu riheruka. Ubwira uwumva ntabwo binsabye kuvunika. Nibyo nasobanuye nabi, mwuka w'Imana azabisobanura neza mu izina rya Yesu. Imigani igice cya 3 umurongo wa 9 haranditse ngo wubahisha Uwiteka iki? Oya muri kubisoma gake iki?
ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, noneho nibwo ibigega byawe bizagenza bite? Bizuzuzwa, imivure yawe isendera ikiyemwe imitobe. Mukiri muri ubu buzima, Yesu ayisendereze. We Yesu ayisendereze, ibigega byanyu byuzura imitobe. Amasezerano y'Imana azabasohorere, azasohorere mu miryango yanyu. Abarewi 26 isomo riheruka, mwihangane ndibahe n'impano nto mbahaye. Abarewi 26 uburongo wa 3, n'insoma y'amasezerano ukumva ushaka muri mwe wikirize ngo iki? Amen. Abarewi 26 n'isomo ryacu risoza, mwihangane nta rindi ndagarukaho, maze ku murongo wa 3 mwumve iby'Imana ibasezeranira, kandi namwe mwishire bamwe mu bakozi b'Imana. Murongo wa 3, iby'Imana isezeranira Abisirayeli nibayumvira. Icya mbere, nimuhora mwumvira amategeko yanje mukayitondera mu byo nategetse byose. Icya mbere mukabyumvira, nzaja mbavubira imvura mu gihe cyayo. Ko mutikirije ngo amena? Imana izatuvubira imvura mu bihe byayo. Icya kabiri, ubutaka buzaja bwera imyaka yabwo. Muvuza amena nkeya. Ubutaka buzera imyaka yabwo, nuko mudahinga, niyo mpamvu nta gaciro mubihaye. Ibiti byo mu mirima bizaja byera imbuto zabyo. Ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu. Iryo sarura ry'inzabibu rizongere rigeze mu ibiba. Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? Muzarya murye byo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu mufite amahoro. Kambabwira, ndashima Imana, umuntu w'Imana ararya agaha. Abandi benshi batagira Imana bahorana intimba, bararya ariko ntibagenze bate? Ntibahage. Kikomeye, murongo ukomeye wa 6, kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawe ubateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Mwamvuga ngo iki nshuti zanyu? Ni Imana ibivuze. Ivuga kangahe? Ndetse nubwo umuntu atagenza ate, atabyita, Imana yacu bayavuze. Murongo wa 8, 5 muri mwe bazirukana 100, 100 muri mwe bazirukana inzovu. Ababisha banyu bazagwishirizwa n'inkota imbere yanyu. Nzabitaho mbororotse mbagwize, komeza isezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera, mudaha ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibishya. Mwavuga ngo iki? Ikindi gikomeye, nanjye nzashira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Isezerano ryiza cyane. Nzashira ubuturo bwera hagati muri mwe, bandemera ubuturo bwera nture hagati muri mwe. Nzagendera hagati muri mwe, mb'Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Isezerano riheruka ariko rikomeye, muvuga amena amabati aveho. Niri, ndi Uwiteka Imana yanyu, yagukuye mu gihugu cy'Egiputa kugira ngo mutaba baretwa babo, nabatuye umutwaro wabahetamishaga mbagendesha mwemye. Yesu abasohereza iri sezerano mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha.